umva aya magambo witonze ni kuri Niramba TV. Please, let us call people by how they call themselves. Ngira ngo mumaze kumva neza ayo magambo. N'umugabo yari arimo atubwira ati nyamuneka mureke twita abantu uko biyita. Ushobora kuba wenda utamuzi cyangwa se ukaba umaze iminsi wenda umushidikanyaho mbega bitewe n'uko n'umugabo mbega wamamaye cyane ndetse kugezana n'aya magingo baracyamwiga mu bigo by'amashuri cyane cyane mu isomo rya literature in English. Uyu mugabo yitwa NGUGI wa THIONG'O. Twari dutangiranye na speech yiwe mbega atubwira ati nyamuneka nimureke twita abantu uko biyita. Nago biriya bintu byo kwita abantu uko batiyita naga ari byo. Uyu munsi rero ndagira ngo turebe biography ya NGUGI wa THIONG'O, sigaye wenda tuzagenda dukurikizaho n'ibiganiro bye, n'ibitabo bye tugenda nyine tubisobanura tureba ngo ni ibiki yanditse. Rero wowe ukomeje gutega amatwi kino kiganiro cyangwa se uri kukireba kuri YouTube, banza urebe hasi aho ngaho kandi kuri subscribe, banza ukande no kukayogera kugira ngo ibiganiro byose uzajye bibona. Uyu munsi rero nk'uko nari maze kubibabwira, tugiye kurebera hamwe amateka yande ya NGUGI wa THIONG'O. Ubundi uyu mugabo witwa NGUGI wa THIONG'O ni umugabo mbega ufite umugore n'abana. Umugore wa NGUGI wa THIONG'O yitwa Angeli. Uyu mugabo ni umwanditsi, mbega ni umwanditsi wahariya mu gihugu cya Kenya, ni muri East Africa. Uyu mugabo akaba ari umugabo wize ndetse akiga kanaminuza. Urumva nyine ntago waba umwanditsi utarize. Uyu mugabo mbega bamufata nk'umuhanga mbega cyangwa se umuntu mbega w'umuhanga mu kwandika ibintu bijyanye n'inkuru ndende hano muri East Africa. No kuvuga ngo mbega ni umugabo ndetse no muri Afrika yose. Ubundi uyu mugabo afatwa mbega na wa muntu mbega uri ku rutonde ruyoboye abandi mu kwandika ibintu bijyanye n'inkuru ndende ndetse mbega n'iriya mikino igenda mbega biriya bintu bandika mu bitabo bakavuga ngo bazabimurika noneho bigire inyigisho bitanga muri rubanda. Ubundi uyu mugabo yavutse mu kwezi kwa mbere ku itariki 5 mu 1938. Ubu ngubu afite imyaka 87 y'amavuko. Yavukiye ahantu hitwa mu gihugu cya Kenya mu gace ka Kamirithu. Yavukiye hariya muri Kenya hano hirya. Uyu mugabo afite abana. Umwana we wa mbere yitwa Mukoma wa NGUGI. Urumva nyine harimo akazina kase Mukoma wa NGUGI. Akagira undi mwana witwa Wanjiku wa NGUGI, akagira undi witwa Nduchu wa NGUGI, akagira na Ti wa NGUGI. Urumva ko mbega abana be bose bagiye bafite izina rya se. Si ibintu byumvikana se. Ubundi uyu mugabo yize hara kaminuza yize muri kaminuza zigera muri 2. Hari kaminuza ya Makerere University murayize iherereye hara muri Uganda. Ni kaminuza mbega yizwemo n'abantu bakomeye cyane, abantu bagiye batandukanye. Ni kaminuza yatangiye kwigisha kera cyane. Uyu mugabo yize no muri kaminuza ya University of Leeds. Yiga muri high school ya Alliance. Ikindi kandi uyu mugabo afite ababyeyi, mbega yarabyawe nyine mu magambo makeya, ntago nyine ntago ari ikivejuru, baramubyaye. Ababyeyi be bitwa Wanjiku wa NGUGI na THIONG'O wa Nduchu. Wanjiku wa NGUGI na THIONG'O wa Nduchi. Ayo mazina nyine ni amazina yo mu Gikuyu, kirimi cya hariya muri Kenya nyine mu Gikuyu. Uyu mugabo avuga indimi zigera kuri 3. Avuga Icyongereza, biga anagikorera mbiga no kucyandika. Ubwo nyine nivuga kukivuga abanacyandika kuko twagiye tubona mbega novels nyinshi zigiye ziri mu Cyongereza.
uyu mugabo avuga n'ururimi rw'igiswahili, noneho hakaza madatange yabo yitwa Kikuyu. Aha, uyu mugabo akagira umuvandimwe witwa Wallace Mwangi. Ikindi kintu gitangaje kuri uyu mugabo nuko uyu mugabo yaje guhindura izina rye, yitwaga ubundi James Ngugi, aza kwihinduramo aza kurihinduramo Ngugi wa Thiong'o, mbega yaragiye ararihinduza mu buryo bwemewe n'amategeko, mbega yiyita Ngugi wa Thiong'o. Ubu niyo mazina ye, ubundi yahoze yitwa James Ngugi. Avuga ko mbega kujya guhinduza iri zina mbega byaterwaga nuko ririya zina ryari riri mu rurimi rw'icyongereza rwa James, kandi uyu mugabo we ubundi yabonaga ko mbega ururimi rw'icyongereza rusa mbega nk'ururi guhindura ibintu byinshi mu gihugu cye. Niyo mpamvu yaje kuvuga ati reka ngende mpinduze iri zina rya James, ahubwo kiriho mbega murumva Ngugi ni muri kiriya kirimi cyabo cya Kikuyu. Aha, bivugwa ko kandi uyu mugabo mu binyacumi bishize uyu mugabo yafunzweho. Buriya nyine umugabo wese nyine bavuga ko ubundi umugabo nyine wageze muri gereza aba ari we mugabo nyine uzi uko ubuzima bumeze. Aha, uyu mugabo rero yafunzweho, afungirwa hariya mu gihugu cya Kenya, yashinzwaga kwandika iriya mikino nyine ayandika za plays, akazandika mu kirimi cy'Igikuyu. Aho kwandika nyine mbega yabyandikaga muri madatange yabo, aho kwandika mu cyongereza. Nicyo kintu bamushinzaga. Urumva ko nyine icyongereza cyari kiri kugenda gifata intera hariya mu gihugu cya Kenya. Uyu mugabo rero baje kumufunga bamuziza ko yanditse mbega iriya mikino yandika, mbega mu biriya bitabo yandika, bamushinzaga ko yandikaga ibitabo bye mu rurimi rw'Igikuyu cyangwa se mu rurimi mbega rwa madatange yabo hariya muri Kenya. Aha, Ngugi wa Thiong'o ikindi buriya Ngugi wa Thiong'o ikindi kintu yaje kumenyekanaho ni amwe mu magambo yagendaga avuga. Urugero, hari ahantu yageraga akavuga ati mbega uko we wiyizera ni iby'ingenzi kurusha uko uhangayikishijwe n'ibyo abandi bagutekerezaho. Mbega ni ukuvuga ngo uko mbega wowe uba wumva utekereza, mbega uko we wiyumvamo, mbega uko wiyumva ni iby'agaciro cyane kurusha ya mibabaro, mbega bya bintu biguhangayikishije bitarangira abandi bagutekerezaho. Ikindi kandi yakunze mbega kumvikanwa avuga ati wowe niwiha agaciro abandi bazakaguha. Ibyo bintu nibyo, ntabwo ari we wenyine wagiye ubivuga ibi bintu, ngira ngo hari n'ahandi twagiye tubyumva, ariko ibi bintu nibyo pe. Mbega niwiha agaciro abandi nabo bazakaguha. Ikindi kandi wowe nk'uko twabibonye haruguru, uko we imyumvire yawe ni ingenzi cyane kurusha ya mihangayiko idasha abandi, mbega y'ibintu abandi bagutekerezaho. Ikindi buriya nanone uyu mugabo afite ibihangano bigiye bitandukanye. Urugero, afite igihangano cyitwa Grain of Wheat. Iki gihangano yagisohoye mu 1967. Icyo ni igihangano cya Ngugi wa Thiong'o hariya muri Kenya, umwanditsi w'umuhanga wo muri East Africa, kandi ikindi mbega akaba ari mbega ntagereranywa muri Afurika yose. Aha, ikindi gihangano cye ni igihangano afite cyiswe Deliver Between yanditswe cyangwa se yayisohoye mu mwaka w'1965. Ikindi gihangano afite ni icyitwa mbega cyanamamaye cyane ndetse muri Afurika yose, ni icyitwa Weep Not Child. Yacyanditse mu 1964. Ikindi gihangano afite ni icyo yise Petals of Blood. Iki gihangano yagisohoye mu mwaka w'1977. Ikindi gihangano uyu mugabo afite ni icyo yise Wizard of the Claw. Iki gihangano yagisohoye mu mwaka w'2006. N'ejo bundi we, ejo bundi natwe twandika zabo ejo bundi. Aha, noneho
ikindi gihangano afite mbega ni nkaho iki gihangano kiri muri madatange yabo cya Kikuyu language, yakise Kayitani Mutarabayini. Ni Kikuyu, ashobora kuba ari muri kiriya kirimi cy'Ikikuyu. Kayitani Mutarabayini ni ukuvuga ngo yagisohoye cyo mu mwaka w'1986. Yagize n'ikindi gihangano cyo yise Decolonizing the Mind, agira n'ikindi gihangano yise Dreams in a Time of War. Ni ukuvuga ngo ibi byose ni ibitabo. Nyine unabikeneye ushobora kwandika muri komenti nabyo tukabivugaho, ntacyo tutazabakorera. Icyambere ni uko wabanje kureba aho hasi ugakanda subscribe. Uyu mugabo rero Ngugi wa Thiong'o ni umugabo mbega ufatwa muri ba bantu bagenda bahindura mbega imitekerereze y'abantu, ariko binyuze mu bihangano mbega cyangwa se mu nyandiko zinyuzwa mu bitabo ndetse abantu basoma ndetse ku bwinshi. Buriya ushobora guhindura igitekerezo cy'umuntu mbega bitagusabye ngo ugende umuhagarara imbere mbega umuhereza disikuru mbega uvuga mbega bisa nkaho uri kumwinginga, ariko hari ukuntu ubundi uhindura mayindi y'abantu cyangwa se mbega ibitekerezo by'abantu bitagusabye wowe n'imbaraga nyinshi zo kugira ngo ugende ubahagarare imbere, bese mbega banakunyuzemo n'ijisho mbega bigaragare ko uri kubinginga. Uyu mugabo we ikintu mbega yakoreshaga cyangwa se na n'ubu akoresha, kuko ibihangano bye biracyariho, we mbega afata mbega igitekerezo ashaka kubagezaho, we akabinyuza mu buryo bwo akandika igitabo, kuko igitabo cy'imbega kiba kizasomwa n'abantu benshi, basigaye bo bagahindura ibitekerezo bitamusabye kugenda ngo atanga amadisikuru atandukanye. Ikindi kandi ngira ngo muzi mbega n'abandi banditsi benshi bagiye